ibaze ko namubwiye ngo mpe na tike iri bugeze umwana Inyakinama kuko ni Inyakinama ni ama examen bagomba kubakoresha za Ruhengeri imusanze ari iyo ugeze imusanze ufata moto y'igihumbi ibaze ko namwatse n'ibihumbi 5 ngo umwana atege azinduke by'itike nabyo arabibura biramunanira ngo ufite umugore wenda kubyara mama we yewe rwose simubujije ke umwana no wakanga agiye kubyara sinanubwo binandi bantabigengeze umva rwose ge simubujije kubyara nabyare yewe nabyaye nanjye narabyaye sibyo se simubujije rwose ariko se ke niyite ku mukobwa we twabyaranye sibyo ubona aho bigeze ntananiwe ngo ngumva sama ngo ngwino ngurebe ngo nawe ngo yajya yabona nukuri nongeye nisabira abantu bakinshyira mu bintu byo kwa Samantha Gilbert naramuretse nifitiye ibyanjye n'abana banjye rwose bitanyoroheye ubu ni ubuzima bwanjye buri true story bayikize bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza Tisho nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze igihugu mwese ndabasuhoje ndabashimira cyane mwese mutanga inama muri comment ndabashimira cyane ndetse nange mutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye n'ubundi bufasha butandukanye mugenda mutanga muri comment ndabashimira cyane rero kubwo ibitekerezo byanyu uyu munsi agiye gusura umuntu witwa Vicky cyangwa se Mama Teta ngira ngo abenshi muramwibuka iyo mvuze Vicky cyangwa avugana Mama Teta hari abenshi muhita mumwibuka kubera ko nyine ni umuntu dukunze kuganira kenshi namwijije ko nzamusura mu biganiro twakoze ubushize ari kumwe n'umugabo we ngira ngo mwarabibonye navuze ko nzamusura mu rugo nsabye ko namusura kugira ngo tugere n'aho atuye turebe n'aho atuye ndetse n'uko abayeho n'umukobwa we n'umwana we mutoya nyine wa undi mwana afite mutoya ariko uyu munsi navuze nti reka njye kumusura kugira ngo mbashe kuganira nawe wa mugani tumenye ubuzima abayeho nyuma y'aho umugabo amutaye akagurisha inzu bari bafite akanagurisha ibintu byose akanagurisha avuga ko umudamu we atakiriho kandi ariho nyuma y'ibyo byose byabaye kandi ngira ngo twaraganiriye nawe arabitubwira mwarabyumvise yansabye ko twamusura mu rugo kugira ngo turebe nyine aho asigaye atuye ubuzima asigaye arimo nyuma y'aho ibyo byose byamubayeho reka twigire imbere tuhagere twari hano imbere ni kuri kino gipangu kiri imbere reka tuhagere twari twavuganye yaturangiye n'impamvu mvuze n'imbere yuko ninjira reka mbanze mbabwire aho tugiye n'uwo tuje kureba ndetse n'impamvu tuje kumureba ni byinshi yanyuzemo bitamworoheye ariko nyine buri cyambere n'ubuzima imitungo iragenda n'abantu tukababura bakagenda ni heheze noneho usinzi iki ni hano rero turahageze nari nanze kugira ngo ntinjira ntabanje kubasobanurira mbabwire n'umuntu tuje kureba reka twinjire tubarebe tubasuhuze tuganire nawe ndetse n'umukobwa we twumve icyo mbese twumve muri iyi minsi uko bari bameze turinjira ku karobine ngiyi ndumva arimo hano iriya ni tuwarete iyi ni tuwarete ugiye kujya muri wese iyi ni tuwarete hano harafunze nta muntu urimo ushaka kuba ari hano mwiriwe abaha ewe turabasuye ego komera umukira bari kwitamo amazi shabyihorera ukiri turi abantu ko wiyahuza amazi tunisawa shaje ko nagize ngo urambeshya we wapi ubwo nyine akazi kaba kabaye kenshi ko mu rugo shaje umwana ntabwo nabeshya ngo nakandi kazi ko mu rugo kaba kabaye kenshi nkica amasaha nari kuba naje karari ko ntunguye ubu ngene nabivuyemo
oya kujya nahingiye kwigenda ngirira teta zanyisuhurize winjira se turinjira reka twicare hanze tuganire turinjira nyuma zuhuza n'umukobwa wawe cyangwa umuhungu shasi nakubeshya kandi twahanye gahunda ahubwo nyine amasaha aba yanyirukankanye gatuma ngira mama teta sha ndebera akantu nkenyera kagatenye cyangwa kagasharupe urabona nta minini teta bicu amakuru se turabasuye rero Tewe wamubonye keza cyiza ano mazi yanguye amaremo cyangwa yatokoza kanyamaremo n'ubundi njye wari ufite inyota none se ko hari hizo amafaranga mwambitse ibisarubiri ariko hari hakonje mu nzu haba hakonje tumaze kumukarabya mu kanya wagenda usubiza keza ariko se umwana katarafata inuze mu muhibi cyo kugira ngo ameze byahehe se sha uko muhungu byahehe ngaho mucaka bagira uricara se hasi ubishobore we ese hasi murahashobora hano hagati twahoze twicaye hano twahoze twicariye hano turi gutera burake izuba rirahadukura bayihangane rero nabiciye amasaha twari tuje kubasura twahageze kugira ngo murabibona nyuma y'igihe kinini rero gishize niyo mpamvu mvuze ni reka nze mbasure uko bameze kuko twari twanabivuganye ambwira ko bifuza ko mbasura tukareba ahantu batuye nk'uko nyine yabitubwiye koko kandi dusanze ariko bimeze murakoze kandi karibu nawe ugenda uba inkumi ni ukugwingira kubera inzara shakeza ariko karibu nayo nzi ko wabivuyemo ntabwo nari kureka kuza ni uko nyine wewe tuba twiruka muri byinshi amasaha yanjyanye ariko sinari kureka kuza kubareba nta muntu ariko nta muntu kubera ko no mu gihe cy'imvura nabitekereje ndavuga ngo ubu ngubu wenda ntubuze ibindi n'ubu urabonera nari nabonye akaraka ko kujya gufurira umuntu ariko ubwo nahisemo ubwati ahubwo se ko ikirere gihindutse wari gufura ugire ngo kubera ikirere hasa nabi kugenda mu gitondo ugenda usubira ibwana ngo urigwingira nta muntu ugwingira yaramaze gukura ahubwo uri kwivugurura gukora iki kwiyuburura cyane ukubera imana tabiti byiza amakuru se ni meza kuri gusa neza ra icyo giswa ko kiryoshye ariko nabirenze ni ukubera imana ibintu byose kiba cyabyirenge umeze neza meza neza urakomeye amakuru y'iminsi amakuru ni meza twabasuye rero naravuze ko nzaza kubasura bigenda byanga ariko ngize amahirwe mbona birankundiye umunsi papa waramubonye ko yaje papa rero ntago turahura nyine mbona nkubone gusa twari twavuganye kuri fone ambwira ngo nyine ngo arashaka ko tuzahura nuko nyine nanjye wumvise se avuga bizima basi afite gahunda uriya se ubushize tuganira papa teta yakubwiye ko ashaka umukobwa we kesha ibyuriye nawe wakwima umwana se kuvugana kumuvugisha nawe mubwiye teta nyine arambwira ngo aha ngo arategereje nyine hari ikintu rero papa teta yansabye ariko ntabwo nagikora ubu urumva nanjye nari ntaraza kubasura sinari nzi aho mutuye niyo mpamvu nabanje kuvugana reka nze wenda ibindi nzabibabwira nyuma yambwiye ko ngashaka ko tuzazana hano mu rugo akareba teta hano iwacu mu rugo bakanavugana nyine bakaganira urumva inambwiye ati rero guhura nawe si ngombwa kujya mu rugo kuko sinzi ko mama yabyemera arambwira ati oya nshaka kujya mu rugo nkareba uko umwana wanjye ameze tukaganira hari ibyo ngo yanze kukubwira ngo azabwira teta simbizi niba ari ukuri ndavuga rero ibyo kujya kubasura mu rugo ngewe nshaka kuzajya kubasura ariko ntabwo twajyana kubera ko ntabwo uri muri gahunda ntabwo nzi nimba yabyemera ndamugake kora ninjyayo nzamubaza niba byemera ubwo nyine muzavugana ugenda uhure n'umukobwa wawe teta nawe mubwiye nyine turamutegereje ariko se nta kintu rega ari kuvuga ese papa teta wabonye hari ikintu afite ke merutse no kumuhamagara n'ubundi kuri telefone nawe ese byibura no gususha niba byarakunaniye urumva hari ama examen nyine abana bakora yo kugira ngo babone ama university iyo bapurayinze
ibaze ko namubwiye ngo ampe na tike iri bugeze umwana Inyakinama kuko ni Inyakinama ni ama examen bagomba kubakoresha za Ruhengeri i Musanze. Iyo ugeze i Musanze ufata moto y'igihumbi. Ibaze ko namwatse n'ibihumbi 5 ngo umwana atege azinduke by'itike, nabyo arabibura biramunanira. Nanjye nyine umbabarira umbwire akabateta mushakira icyo tubasha kubona 5 byinshi. Umva nanjye mfite amatsiko nanjye yo kuzabona nibahura ibyo amushakira ibyo ari byo. Teta ni cya kintu wumva papa we muhuye wamubaza? Njye namubaza impamvu rwose akora nk'ibi bintu. Nk'ubu ngubu reba nyine nk'ukuntu mama yamubwiye ati nampereza nk'amafaranga yo kujya aho ngaho ku ishuri nibura mbasha kuba najya muri ibyo bizami, yarangiza nayo ubwayo akayabura. Kandi si menshi 5. Ntabwo ari menshi. Twamuhamagaye nka 8:00 tumuga ko tetari buzinduke byibura 12:00. Ati rwose 10:00 ndaba nabahaye igisubizo. Telefone yahise ayikuraho wumve nawo muntu. Nagomba gushakisha umuntu yinguriza. Ubwo muntu koko utampereza n'amafaranga y'itike koko ubu diplome koko bazashaka. Urumva mama we baraganiriye amubwira ibintu byinshi by'amafaranga ngaho yagiye ngo afite ibyo yakoresheje ayo yagurishijemo imitungo nyine ariko ngazabibwira wowe. Ntabwo njya mwizera ngewe. Ngana amafaranga ari nyine amafaranga nk'ibyavuyemo ngo cyangwa hanari ngo nzabibwira teta niduhura ngo kandi bizaterwa nayo nuko yitwaye ngo ninsanga nyine yaramushyizemo imyumvire. None se ubu ngubu ko yahuye na mama bakavugana hari ikintu na kimwe nibura yamuhaye ati basi nutaha uze kumushyira wenda aka kantu cyangwa se we ariko kibone n'ikiro cy'isukari ndakubeshya se? Njye ntabwo mwizera pe sinzi. Urumva rero ariko baravuga ngo umugabo burango ntajya yiburira, si nuko nawe ntacyo nyine ari amagambo gusa, ariko baravuga ngo umugabo ntiyiburira. Ntago wamenya ushobora kwanga kaza wenda hari icyo yari kuzaza azanye cyangwa wamugani nkuko avuga ati ibintu amafaranga nyine nagurishije inzu hari ibyo nayashyizemo nzabibwira umwana wanjye. Wowe watuza ukamuhama ayo mahirwe bakazaganira ukazumva koko ahantu amafaranga yashyize. Nabwira teta amafaranga nashyize kuri konte, mfite konte muri Equity iriho miliyoni, wenda akabimubwira akanayimubwira, ibyo bizaba ari byiza. Ariko nanone nibahura akamera nka kwa kundi nyine avuga ikintu ntagikore, icyo gihe naza abagaragaje. Nge nkurikije uburyo nge nakundanye na papa teta ameze, uburyo nyuma yagiye ahinduka gahoro gahoro kugera kuri level dusiza akagenda kugera no kuri level namubonye ejo mundi ukuntu yari ameze. Naye nta cyizere mfite, ntago nabuze umwana guhura na sepe nise ibyo sinayimubuza, ariko nanjye nta cyizere nanjye nahaye teta bazahure nababwira iki. Ntacyo nyine urumva hari igihe umuntu aguhebye ukaba tubona ko nta na gahunda hari yo kugira ikintu akumarira kizima kigaragara, ariko kugira ngo ubyemere neza anabo nyine atazavuga ngo cya gihe warabyanze kandi nari kuguhikiye, urihangana ukabyemera wowe agaseba nyine akamwara akaza nta kintu akoze nta n'ikizima avuze, icyo gihe uba umubonye icyo gihe. Ariko nyine utamwimye ayo mahirwe kuko hari igihe abyitwaza akavuga ati nashatse guhura n'umwana wanjye ngo muhe amafaranga urabyanga, kandi nta nawe yari kuzaba. Teta nivugiye nawe ni mukuru ndetse n'abari kutwumva bakurikiye Keza TV show ni ngaho nabyivugira. Nanjye ndamutegereje, oya ndamutegereje nanjye ngo arebe. Kunanga ababyeyi b'amama ngo bangisha bateranye abana na base ngo so nyine aravuga ati ndashakura niba ataramunteranyije ati yego simvuze ko ndi intungane, ariko hari ukuntu abagore bateranya abana na base nkamubwira ibigambo byinshi ugasanga umwana aranyanze, kandi ntabwo umwana agomba kumenya ibintu byose, ibibazo bya se na nyina byose. Nibwira abakurikiye Keza TV show ndetse nakubwire wiyizi pe nta kibazo papa, nimba koko kuri se nawe uri gukura nawe uzirebera nawe nabyivugira. Nimba koko yarakubwiye yuko azaza reka mutegereze ndebe. Muramwemera azaza? Ego njyewe uzambabarira umuzana. Utazaza hano gwaje ngo kuharara
ubushize sinakuse Arara se nagagira ubushize se ntabwo nabiguze ubushize ntabwo nagusekeje ukuntu yamamagaye muri ka kabari urumva umuntu angurire fanta na brochette narangiza ngo nari mfite 5,000 byonyine ntegereze ko amana 1,000 byibura ngo nze kugura ikitike imebe ibyo kurara se byajemo bite yarambwiraga ngo arashaka ngo kuza hano ngo tukarara tubiganiraho ngo erega ngo yaciye nihacurwa ngo ariko ndumirwa koko nani papate sawa nyine nawe ibyo birakureba ni wacu ni muri geto nta buriri dufite bw'abashyitsi kandi wowe wameze nkaho uri umushyitsi nkurikije igihe tumaze tutakubona ntabwo tekereza ko ari umushyitsi yumva umugabo mu rugo imyaka umuntu wasize nyuma y'imyaka 15 yasize uyu mwana yiga muri maternelle kuri apakope ibyo nkubwira ngo uyu nawe yivugira amaze kuba mukuru kameme cyane nyarumva banavuga ngo abana b'abakobwa ngo bakunda base cyane sha niba hari ikintu kibi nigeze mubwira kuri se mumuteranyaho ngo uyu nawe bikwibwirira ngize amahirwe ngo niba ashaka ko bazahura ikibazo kira umugabo wawe yizire kibondo aranyenze naga kandi nuko ari kwikinira ke nguyu nawe abikwibwirire oya nta kintu mama yari yambwira kibikore uzamuzane pe azaze nta kibazo ariko nakumirwa aramutse aje nta kintu azanye we papa teta nta soni agira papa teta ntagira isoni azaza da nyuma y'imyaka 15 ukabura n'iki se nyuma y'imyaka 15 ukabura n'agafuka k'umuceri ka 25 k'ibiro wabanje se ukavuga ndi kukubwira ngo ejo bundi umwana urumva barabahamagaye sinzi ni iki cyaba bakoresha babamenyesha batwohereje email nyine babohereza email urumva yari applying university baramwemerera barabahamagara rero ndamuhamagara nabwo ndabimubwira ngira ngo ndebyibura ko umugabo yanagira ako kishimo ko umwana wenda yanatsinze niba dutegereje ko iyo minerval izanaboneka ariko turebe ko ayo mahirwe atamucika umwana ke arambaza ngo itike nangahe abimbajije ni ikinyi cyane ubwo wenda rohereza ko gatike niba ni kugera i Musanze ni 3,000 yagera i Musanze yahagera agafita afata moto iginya kinama moto ngo ni 1,000 ntubwo ni 4 wenda ukamushyiraho n'1,000 ndamugana ushake 5 nanjye nshakisha ibindi 5 muturaka ngenda nkora bizamugarura hanyuma turebe ko umwana we mahirwe atamucika ati rwose nanjye ndabyishimiye twamuhamagara saa 8 twamuhamagara saa 8 arangije ati saa 10 ndaba mbahaye igisubizo saa 10 turategereza saa 11 saa 12 zigeze ngira ngo umwana azinduke mu yarubika dusanga telefone yayiriye urwara kugeza na n'ubu narambaza atese umwana yaje kubona ikigenda ese umwana byagenze bite nusubwo ko uwo muntu tumutegereje wiki bavuga ngo umugabo niwe ubyara ariko naje gusanga umugabo atabyaye kubera ko imibereho y'abagabo no kubana ugira ngo baroroshye ibintu ibaze nko ku mwana uheruka afite imyaka wenda reka tubari 5 nibwo baherukana umwana agize imyaka ingana gutya ntumuzi ntuzi icyo ko yabayeho ntuzi ibibazo afite ntuzi uko yakuze nta burere na buke wigeze uha umwana nyine wawe none n'igihe umuboneye yarakuze ntiwanavuga ati reka muhe n'5,000 agure na bodaboda reka nakubwiye ngiye kuguma gutekereza kuri uriya mugabo mana birancumuza cyakoze njye ntabwo nari nzi yuko nyine ashaka kuzaza hano kudusura ariko nyuma mvuye hariya nyine ku ishuri aho bari baduhamagaye ntabwo nari navuze ati ntabwo nzongera kuvugana nawe nta nubwo nzongera kuba namuhamagara suzabyange usange kumuvugisha kubera ko ni papa ukabyara we none se umwe na nyakakabumwe ubwo ngubwo umuntu azi ibibazo murimo ntiyaguhamagara ngo abe yanaguha 1,000 mu gihe yabonye amafaranga noneho bwo ntiwanamenya yuko anabaho namubashije ngo nigeze mumaze niba agira akazi niba afite ikintu akora ngira ngo reba bino hari ukuntu abantu basiga amarange mu nzu nyine byo gusiga amarange byo kuvanga amarange byo kuvanga akanasiga aranasiga amarange mu nzu ati ngo nibyo none se ubwo ariko
nako ni akazi ndetse si akazi nyine ku buryo yaba yarabuze n'igihumbi kimwe cyonyine yakoherereza umuntu. wumva ngo tike yajyanye tete ejo mwundi aho ngaho nyine bagomba gukora ibizamini, n'abana bari abana 300 bitanu narabishakishije, urumva muri utwo turaka, urumva nabimenyeho iminsi 2 ndabishakisha muri utwo turaka nyine mba nkorera abantu. Ku munota wa nyuma twe twizeye ngo turabona ikimugarura, ni umuntu w'umugira neza, urumva wamamaga mbaza tese tetari yabonye uko ari bugende anyoreza 5200. ubwo se koko urumva ari umuntu ko kuriya mugabo azaze bahure nababwira iki, wenda bamugani hari ibyo yaba yarampishe ndabizi. hari igihe ntawamenya buriya abagabo hari ukuntu bamugani by'umugabo ku mwana w'umukobwa haba hariho umwihariko, wasanga ibyo yasize ari we yabisigiye akavuga ati naguze ikibanza wenda kindi ntikwandikaho noneho pana bya binyoma byibura ari ibyanyu bitari kubeshya keretse ubwo azanye ibipapuro bibinyereka. ariko umuntu washatse undi mugore Ese ubwo ke tuvugisha ukuri, ukurikije igihe tumaze tuganira, sinakwizanira ibyangombwa, ntiyakwiyemereye ukuntu yashatse attestation de décès, ntiyakwiyemereye ko inzu twari tuyanditseho twembi, ntiyakwiyemereye tetasi nguyu yaramwibwiriye ati kuri telefone, ubwo nyine yaradutaye. ubwo nigeze kugeramo hagati, uyu mwana yiga kuri Bright Light, mbura amafaranga ndamuhamagara, urumva byose ntiyabikwiyemereye. abwira umwana ati inzu rwose ni wowe yanditseho, humura ntuzagira ikibazo, amafaranga ajya kuri konte y'ikigo. umwana ati mama papa noneho nubwo yaba yarayigize minerval itaraboneka, ariko kuva inzu nyanditseho byibura reka ngira icyizere. teta waje gusanga iyo nzu koko ikwanditseho? Wapi ntiyari yaragiye ngeze namenye n'igihe yagendeye ahubwo setandire ntisinigiriyeyo. sinakweretse ibipapuro muri kontabilite bampaye 396, sibyo? Chake nyewe ahantu ngene akamwizeye buri umuntu ufite undi mugore wa kabiri biragoye ko yagira ikintu cy'inshingano yubahiriza bijyanye wenda n'urugo rwa mbere cyangwa ku mwana we wa mbere, kuko ndumva twari turi kumwera avuga ko afite umugore wenda kubyara. ngo ufite umugore wenda kubyara mama we, yewe rwose simubujije ke. Sinzi umwana n'uwakanga agiye kubyara sinanubwo binandiba nta byo ngize. umva rwose ge simubujije kubyara nabyare, yewe nabyaye nanjye narabyaye, sibyo se simubujije rwose. ariko se ke niyite ku mukobwa we twabyaranye, sibyo? ubona aho bigeze ntananiwe. noneho ubundi ibyari bigoye ni ibya mbere, ubu ngubu kwangana nta n'ibintu byinshi asabwa kugira ngo abafashe, kuko ni mukuru nawe uri mukuru. uyu mwana si we nta nubwo bimureba iby'umwana. iby'uyu mwana sinshaka ngo binamurebe, uyu mwana namundekere, sibyo? ariko basi niyite ku mwana we, agirira ko twari twaguranye inzu. Bisa yivugisha ngo ariko se ngo yabyaye ati ngo ubuse ngo twatandukanye ngo yese ashaka undi mugabo ngiranda se ngo urangabana na se ura mwana ngo uramwana se aramurera. ibyo se biramureba, aramurera se biramureba. Jewe se ndingwe yagira ngo nzabingwe, wese ko yavuze ko amufite. njyewe yamfashije akatuma nirangiriza ishuri neza, nta kindi nabamusaba. amafaranga nzakorera yanjye, nzagura inzu yanjye, ubwo nimba yarazirenze. se naduhe na kimwe cya kabirira ko nge se 330 naduhe basi n'150 da, niba agifite ubwo bumuntu. naduhe n'150 nzakomeza ndwane n'ubundi kugeza iki gihe nirwanaho. nzajya njya ku ishuri, nimbona 20 nditange, nimbona 10 nditange, nimbona 50 nyatanga. ngaho nazane n'iryo ryitana. umuntu wakabitana akavuza induru uramwakabye. gutekereza kuri wa mugabo mana ikintu kiba kibabaje ni uko umugabo atekereza nabi gutyo, abagore bakamushuka agahubuka, akagurisha ibyo bintu byose akabitanga, bakabirya amafaranga bakamufasha kuyarya, abagore yamara gushira akagenda. ubonye ukuntu asigara ko nabonye angana n'urudodo. wowe ko wamubonye, wabonye afite iki? simbizi. wabonye afite iki? ntago nzi nimba yarabyibushye. ndakubwiye ngo aho igihe anjyana muri ako kabari nari ako kabrochette, dore simba ngaheruka, byarambabarije keza kwicara nkavovora iyo brochette
yarangiza ubwo nayiryaga mvuga ntibyibura ninjya gutaha arama na 5 nje ku kabotike wenda ngure n'udusambusa ntaho utuntu nshyira umwana natangajwe no kubona mbweti rero nari mfite 5,000 mu mufuka none turabiriye turayimaze mana narumiwe nagize ngo arambeshe Nese gutawa aritegeye naritegeye yaramakane yarambwiye ngo arafite 5 ngo nta kindi kintu asigara warugiye kurya no kumubona natashye n'amaguru da natashye n'amaguru n'ukuri kw'Imana yakubeshya se nakomeje papa ngeze mu rugo ubwo teta yarazi ko twaje guhura teta arumirwa ati ma nizere ko byibura aguhaye n'amafaranga make twari tugeze n'igihe cyo kwishyura inzu nishyura inzu kuri 22 twari tugeze itariki byibura nizeye ko landirodi noneho ari bwishimiye amafaranga ari bubabonekeye igihe nabuze icyo mbwira umukobwa we nguyu twifashe ku munwa turumirwa ayuriya we abayariye bariyo bari n'abazayarya barahari ariko buriya bayarya se nta kintu afite ukuntu namubonye ashobora nashize amafaranga yarashize amafaranga nagabikike wagiye mu bagore biba byarangiye umugore agufasha kurya amafaranga nk'uwo yakoreye Sunduriya simupfa kuvugana ari uko adafite amafaranga gusa keretse yabonye ko areba ntago mwakongera gupfa kubonana hari ngo yarakubwiye ngo akora mu marangi akora asiga amarangi nose ubuke kuva icyo gihe umaze iminsi ngaho uvuye mu gukora ibyo bizamini hariya iya Kinama ze nk'icyumweru amaze icyumweru reka nkubwire wenda nanze no kubivuga imbere ya social media wumve ngo naraye mfite tiki iri bujyana umwana yonyine tikiri bumugarure uyu mwana yageze 5 z'ijoro nabuze ukuntu ari buveyo yicaye yarangije gukora ikizamini ngo nka 12 ntarabona umuntu nakwakitiki ndakomeza ndapfundikanya namwohereje itike yamugezeho nka saa uhagurutse nka sangara hagurutse nka 2:00 imusanze hagurutseyo 2:00 nibwo nabonye itike yo kugira ngo agaruke za nijoro cyageze 5:00 nabuze itike iri mu bukure ndi kwiba natangiye guhamagara abantu bari Musanze tuziranye bajye gucumbikayo nyine utarajya kure none kugezana n'uyu munsi ntarahamagara ngo avuge se teta yaba yarabashije kujya muri bya bizamini ese niba yarabashije kujyayo byangendekeye gutya ubwo urumva ari umuntu na n'ubu da uzi ko hari igihe uba ufite umugabo cyangwa umugore cyangwa undi muntu wari wose mubana cyangwa muziranye akarutwa n'udahari none se kuba yarabonetse katampereza ku mazi ninkwe kuba yarabonetse nge numvaga ari byiza ari nyine uko biri kose kuko namwe bavuga tuti ntabwo tuzi ahantu aherereye dukeneye kumenya ahantu ari nanjye nkamenya akamenya inshingano ze noneho zisigaye ku mwana we nzi ko nanjye kumubona bizaba byiza ubuzima buzahinduka bwanyu nawe akisura nawe akamenya inshingano zikurikira nawe akabafasha ariko natunguwe no gusanga ngo kumubona nawe noneho afite ibibazo icyifuzo mfite pe uwamfasha diplomate tikava kuri Saint Francis byibura kwa prime yarapurayinze baranamufashe pe ariko icyifuzo byibura mfite reka dutegereze turebe byibura mu ngingire wenda wazakumva azaduhe n'ibihumbi 150 byibura nzajya nkora utwo turaka gende ku ishuri wamwaka amafaranga wageze muri uwo mubare buriya hari umuntu ushobora kwaka amafaranga ukavuga ati wenda yanaya ntiyayabura ariko umuntu ubwira ngo amafaranga 5,000 imibare ikikubika mu bantu 100 ikagwa mu kaba wamubwira ngo shaka uzi ko umwasi 5 noneho Yesu wazongera no kumuhamagara ngo akwitabe uzamuzana hari umukobwa we ushobora kugira ngo naramubeshye yabonye nje nta kintu nzanye arambwira ati ntabwo ari papa mwahuye ati sinekereza ko papa wariye amafaranga yose yaba atinyutse kukwiyereka akaza ataguhaye byibura n'ikiro cy'umuceri niyo mpamvu ndi kuvuga ati ntabwo nizeye ko azaza ahubwo ntabwo yabyanga kuko arabishaka yego aragira ngo muvugane agufitiye serivisi azaba ndeba
niba ashaka gusaba imbabazi, niba ari impano ashaka kuguha, niba ari indi nzu yakuguriye, sinzi ikintu agushakira, gusa aragira ati buriya mu bintu byose nshobora gufasha mama Teta nkeneye kuganira n'umwana wanjye, ngo uko muzaganira cyangwa uko uzamwitwara nibyo bizatuma agira ikintu akora iki azaza abagenera nawe akagira inshingano. Gusa nababwiye ariko washaka amafaranga makeya kuri ariya mafaranga nawe ukabasayidira. Arambwira ngo ibyo ngibyo ngo azabitekerezaho yamaze kuba azaza wamenye, reka turindire bazaganire, wasanga bibaye urufunguzo rwiza cyangwa n'ibindi bintu bikabigenda neza. Ntawamenya ayo mahirwe rwose mugize neza kubyemera no kuyamuha. Reka tugerageze turebe. Turi kugana ku musozo rero, tutagira ijambo ubwira papa. papa rero njyewe ikintu nshaka kukwibwirira kwanza gukurikira ndabizi abari kutwureba kwanza nyine n'ubu nuva hari buhamagara nizere ko utabeshya ubundi uzaze tuganire neza njyewe kuko nshaka kukubaza ibibazo byinshi harimo nk'ibintu wirirwa umbeshya n'uburyo untesha umutwe ugatuma nyine ntabasha kwigira neza kandi nagakwiye kuba ndi kwiga neza. Tuzabimubaza hari ikintu warenzaho. shage navuze byinshi mva navuze byinshi narumiwe rwose nanjye niba yongera kunyumva pe akaba azi ko nagiye iwe natwite akaba azi ko ntari nagize kugira ngo dushakane ubuzima pe sibyo wenda yabonye ntari size ye nk'uko babyita muri iki kinyejana yabonye unduta ibyo simbyanze ariko basi cyo namwisabira niba ari kunyumva namfashe akureyo diplome y'umwana anabone ko ntako ntagize mu gihe cyose umwana aheruka yiga muri maternelle ngenda nkora ibiraka urubona ko maze kunanirwa ke sinaje iwawe ndi gushaka ibiraka byo gufura kugira ngo muri amafaranga yo kwishyura iyi gato umwana arye nk'ubu ngubu none si gato ke uyinjire murebe ni gato nk'ubu ngubu urabona umwana ageze igihe cyo kuba inkumi nawe akeneye ngo ni fresher si umugira neza wahamagaye ejo bundi abonye umusatsi waramwereyeho amenye ko azajya muri ibyo bizamini se wamujyanye muri salo ubwo murukana nawe sinabikubwiye ni hari umuntu cyakora watugiriye neza aravuga ati teta naze amujyane muri salo ni umuntu wamuhamagaye amujyana muri salo Nyabugogo kubera ko yabonaga umwana asa nabi byaragaragaraga ko asa nabi ariko nk'ubu urabona ko uyu yaramfashije pe nese ubu papa teta namfashe basi akure diplome y'uriya mwana nawe ni umuntu mukuru reka dusoreze hano nawe ni umuntu mukuru buriya nibahura bakaganira reka tutege amaso ibyo yavuze azamukorera nibahura buriya koko nibahura bizagaragara buriya ibikorwa biragaragara kuko amagambo ntagaragaza ibikorwa buri munsi byaje bakaganira n'utuzabonera ibikorwa bye n'uko ahagaze kose bizagaragara n'icyo ashoboye niho tuzakirebera n'ibyo adashoboye shake rero dusoza nyine ndakomeza gushimira abakunzi ba Keza TV show ibitekerezo inama zabo pe commentaire ndazisoma haracyabara bari kuntuka bagira ngo nibyende bya Samantha rwose nongere mbibwire abantu byararangiye muri commentaire yari gisoma muri commentaire ndacyabona umuntu niba ari umurundi ntibarabisobanukirwa ndagira ngo nongere mbibutse ngumva sinzona mmerutse kubona ngo ngumva sama ngo ngwino ngurebe ngo nawe ngo yajya yabona nukuri nongere nisabira abantu bakinshyira mu bintu byo kwa Samantha Gilbert naramuretse nifitiye ibyanjye n'abana banjye rwose bitanyoroheye ubu ni ubuzima bwanjye buri true story butabeshya ibyambayeho ni inkuru ngingi abakinshyira mu bya Samantha rwose nibateka niba bivemo nanjye Gilbert w'abandi naramuretse ibyo ndimo nibijyanye n'umwana wanjye rwose nta kindi nkomeza rero kubashimira inama n'ibitekerezo bambwira uko nzabyitwaramo nuko ndakomeza kubashimira nimero ni yayindi ni 0783 210 63 0783 210 63 nayo nkoresha kuri WhatsApp iyo nagize ubuntu bwo kubona utumega iyo bamvugishije nanjye ndabibona kandi rwose share comment na subscribe kuri Keza TV show bakomeze
babikore barakoze ndabakunda cyane ciao ciao soreza no nzasura mu kiganiro cy'ubutaha